baramuhamagaye byibira we baramubona ko tubaza kubona uwo batabonye aritaba aragenda arabumva baramubwira bati rero ugomba gusinya amasezerano y'imyaka 2 umwana aravuga ati nta kibazo ariko se muramiki kuko aho narindi nta recruitment nahawe ubwa mbere ndabangoze ku mafaranga ya recruitment ku buryo nanjye nakiyubaka nk'umukinnyi yo gukina mu cyiciro cya mbere ikipe ya mu cyiciro cya mbere baravuga bati rero wa mwana wawe twarakureze tukujyana muri marine tugushakira ikipe muri Kiyovu y'Ubukinisha ati urumva ko ibyo byose ariko twabigukoreye bati turaguha miliyoni 10 ku myaka 2 umwana rero aravuga ati miliyoni 10 aravuga ati yego muri ababyeyi ariko rwose miliyoni 10 ni nkeya pe aravuga ati miliyoni 10 no ku myaka 2 byiburiye yaba ari umwaka umwe aravuga ati rero nanjye mureke mbitekerezeho ariko icyo yasize ababwiye nuko miliyoni 10 ari nke kuzisinya ariko n'amafaranga make pe umwana yasohotse muri miliyoni 10 pe ni make yasohotse kibutse mu byibura nka 20 aravuga ati byibura 20 kugira ngo nizigabanuka zibe nka 17 gutyo ariko byibura nawe wasinya amasezerano afatika nk'umukinnyi umaze kujya kuri elite level ushaka kumuha 20 ukamuhima nka 700 nk'umusore wenda ukiri muto ibyo biramakinga sense wenda natura du premier two muri apere twa hato na hato kuri match batsinze kuko wenda nabo azajya abonaho wenda ibyo birumvikana ariko ntago aho miliyoni 10 zikabanye cyane rero bidashingiye izo ni amafaranga za marine zitanga na za etense no Fidari yo gutanga miliyoni 10 Fidari nyake cyane Fidari akaba anafite ikipe yabonye muri Qatar mu cyiciro cya kabiri muri Qatar urumva byibura yarakeneye ko bamuha release leta ariko nawe urabizi kugira ngo apere gore release leta yakwifuje biragoye aravuga ati niba mutabyemeye ko nya muri Qatar byibura mu zamura amafaranga magomba kumva ko muri Qatar nagomba kubona amafaranga menshi urumva ubwo ro Fidari ejo yasize adasinye aravuga ati mureke mbitekerezeho kuri ibi bijyanye no gufata miliyoni 10 ko ndabona ari ikintu gisa no kinemereye narabivuze munyakira ejo bundi mvuye mu Misiri na equipe nationale abakinnyi barimo barakina muri nationale Rugaju impamvu nabona barimo baragenda no muri transfer nabo bihagararaho mu butumwa bahawe n'umutoza Stephen Constantine yarabarebye arababwira ati nujya mu ikipe ntuke sinzaguhamagara iyi kipe bita equipe nationale ni muyirebe nk'umwambaro wamwira ngo wumpe mwambare ejo ushobora kuba nawukuramo ntabwo ari ubukonde ntabwo muje gufata ikibanza rero urumva harimo parameters nyinshi zijya no mu bitekerezo bya Fidari hakabamo gutekereza avuga ati n'ubundi ni nasinya ntabwo nzagira profile mu stata muri apere urumva kuri izo ntwari ari kumanura ubwo nanjye nationale ndabaza nk'uyitera umugongo nzongera gutekerezwa wenda nko muri zanda 23 kuko wenda akiri muto avuga ati wenda niba hamagara za imyaka niyo irengeje Fidari ni mukuru 24 urumva deja itatekereza ko nationale iteye umugongo niyo mpamvu wamugani aravuga ati ni ifaranga rifatika kuko n'ubundi ndabizi ko equipe nationale no kuyitera umugongo Constantine nicyo kintu yababwiraga cyambere hari ibice bibiri umukinnyi yanalizamo transfer ari cyambere cyo kubanza kureba icyo yaruvuze cyo kureba kariyeri cyangwa se cyo cyita playing time icyo ni ikintu abakinnyi mu Rwanda badakunze gutindaho ariko cy'ingenzi cyane i Burayi wenda ntibajya basinyizwa contract zivuga ngo nzabanzamo ari benshi hari abazisinya bakomeye ariko abenshi ntabwo bakunze kuguheba garanta batoza ariko hari ukwibwiza ukuri ahubwo utariko ikipe ku bakinnyi gura ku bushobozi mfite nubwo bafite ese koko nagenda ngafata umwanya nabona iminota icyo ni igihe uvuga ngo ndi kurengera kariyeri yawe icyo gihe urabalansa avuga uti nabona ibi muri Kiyovu cyangwa se ahandi ariko ngakina wenda bikanampa n'umwanya muri equipe nationale igice cya kabiri umukinnyi yanarezamo transfer ni igice cy'ubukungu financially biramfasha iki birankuraho biranjyanahe hari ikintu aperi itanga Livaroni nayo mafaranga mwenda bazamuha recruitment niba yazamura akayemera izo loan kuri saleri ushaka kujya muri zigama CSS bakavuga nk'izindi miliyoni 10 kuri zo 20 wenda turi kumusabira zikaba 30 akabasha kuzuguramo wenda akabanza uzakanzenze twavugaga akabakura n'akamodoka wenda ka miliyoni nk'icumi ko kugendamo akavuga ati mfite akabanza mfite n'akamodoka bari n'umwana w'umukobwa tereta bibabigiza kandi kantu bisobanuye ku buryo n'ubukwe uri muri aperi
hari ukuntu aba bayobozi ba APR nyine bashobora kugufasha yakukabije kuko ka miliyoni 20 bakabijyamo, hari ukuntu APR nyine bimeze neza, wenda ukuba ku buzima ukabaho. So njye ndugira inama Fidari niyitegure kurwanira umwanya, atandukanye n'abanyarwanda benshi bajya muri APR bumva yuko badashobora kubona umwanya. Hari amahirwe akomeye yo kuba umusimbura uhoraho ku bakinnyi b'abanyarwanda muri APR. Navuga ngo classe ya kabiri, hari abarwanira umwanya bakabanzamo nka bakagege, hari n'ushaka kuza wenda ahanganiye umwanya na Watara ariko akarwanira ko umusimbura akaba yanawubona, birashoboka. Ego, bijyanye n'urwego rwe, logique iroroshye. Umva ukuntu byoroshye kwizigira. Abakinnyi bajya kuri feuille de match ni 20, ariko abemerewe gusimbura ni 5. Bivuga ngo habanzamo 11 n'abasimbura 5, bagahita abakinnyi 16 bashobora kujya mu kibuga. Ubaza ababanzamo n'abasimbura. Yego. Abanyamahanga ni 8 batarenga. Bivuga ko n'abanyarwanda bafite chance zo kugera mu kibuga muri match nabo ni 8. Yego. Sibyo? Cyane. Bivuga ngo rwanira ko byibura mu baramprasa mu basimbura ugomba kuba uri muri babandi the best ones batazabara muri 20 bajya kuri feuille de match, none uburi no muri babasimbura beza bashobora guhita batekerezwa mu gihe hagiye kuba impinduka ziri offensive kuko akina mu gice cy'ubusatirizi. Ibyo si ngombwa kwiteka ukina ubanzamo muri equipe, ushobora no kuba umusimbura ariko ukoreshwa cyane ku buryo ibyo biguha ijambo, yaba muri equipe nationale uri mu remplace muri APR yari umwanya ushobora kujya kwa abanyarwanda batari benshi bari kuri iyo niveau. Ntekereza yuko biramusaba kugenda yiteguye no kugenda kurwanira nyine kuboneka byibura muri 20 beza no mu basimbura cyangwa se no mu babanzamo mu gihe kimwe na kimwe, kuko bazajya banaturuna abanyamahanga hari igihe bazajya bisanga babafasha nk'abanyarwanda. None se nk'ubu hari umwanya wabonetse ko ariko Claude yagiye nubwo Christian yaje, ariko abantu bakinnyi bandi batarongera ntituzi ni bazongera. Reka tuvuga ko banongereye. APR ikunda guha chance abanyarwanda mu gihe ko kubimerita. Abirwanira ashobora kubona umwanya. Okay. Uwo ni uyaremye Fidari. Ubwo Fidari situation ni ukumeze, ariko aho situation isa nayo ya APR ni kuri mwana witwa Uwineza Rene, mwari kumwe mu Misiri. Sinzi niba utarakurikiranye neza. Uri muhanga cyane. Uri Fidari yavuye mu Misiri